kandi umwami mu rukundo rukomeye ajya aturengera amanywa n'ijoro akatwitaho uko bukeye uko bwije akatubera umurinzi mu majya no mu mazi. Amen, haleluya. Mana yacu ishimwe rikomeye kuri ibyo byose. Uno munsi dufite tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Hari ikiganiro gito nagira ngo mbagezeho ko nababwiye bene data ko mwinosi tubayeho tujya duhura na byinshi ibitobariza imitima yacu, ibiduca intege, harimo byinshi, haba harimo kubura abacu, kurwaza n'ibindi bibazo bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ko muri ibyo bihe byose tujya tubamo dukwiye kwizera Imana, tukiringira Imana kariyo ikora byose, kariyo igena buri kintu cyose. Ngira ngo kandi mbwire inshuti n'abavandimwe dusangiye kino kiganiro, mu bari muri Amerika, i Burayi, Aziya, Australia, Afurika, hari abatabashe kumenya ibibazo tumaze iminsi. Nagira mbabwire ko maybe hari abatabashe kubimenya ko nanjye umuryango wanjye muri bamwe tujya twihanganisha imitima. Nabuze umwana wanjye w'umuhungu, ku bantu bari bamuzi umwana yavukiye Rukore, umwana yitwa Didier Nijimbere, umuhungu wanjye mu bahungu w'imfura, mu bahungu yitabye Imana. Tugira agahinda kenshi, turababara. Yitabye Imana tariki 24 z'ukwezi kwa kane ejo bundi. Twari tumaze iminsi tumurwaje igihe cy'icyumweru kimwe. Yari yagiye kwa muganga afite ikibazo cy'umutwe, ariko biza gukomera, biza kuba ibindi, biza Imana uko byagenze. Nyuma yaho tumurwaza yarwaye icyumweru kimwe gusa, abarasezeye kuko yinjiye ibitaro. Yagiye kwa muganga ari kwa gatanu tariki 17 z'ukwezi kwa kane, ava muri uyu mubiri tariki 24 z'ukwezi kwa kane. Nyine umva ko twagira ubuntu ko navakano twagiriwe kumurwaza icyo cyumweru kimwe. Hari biza kigafu ko yabirarangiye umunsi umwe bikabirarangiye, ariko ibyo byose tubishimiye Imana nubwo umwana wacu takimufite. Inshuti yacu umuvandimwe afite inshuti nyinshi babanaga, twaramushinga rero tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026. N'umwana akunda imirimo, umwana ukunda abantu, ariko kubw'ibyo byose Imana yamukunze kuturusha, kone yari yamuduhaye umwana yaravutse 98, gatabaruka muri 2026. Bivuze ko yatabarutse afite imyaka 27. Twashimye Imana ko iyo myaka yaduhaye gatwe tumufite, nubwo biba bitoroshe ariko nta kundi. Tuyagira agahinda n'intimba mu mitima yacu, ariko ubw'ijambo ry'Imana tugahumurizwa ko nidukora neza tuzongera kubona abacu bigenigira cya gitondo cy'umuzuko. Afite amagambo menshi twahaye guhumurizwa mu burwayi bw'umwana, kandi umbereho yarariho. Byabaye n'isomo ku bantu benshi, cyane cyane ku rubyiruko. Imibereho tubamo, buri muntu yumva ko agomba kubaho uko abyumva, ariko yakagombye kuba afite uko agomba kureba impande uruhande rwe, umwana akareba uruhande rw'ababyeyi, kugira ngo imibereho igende neza mu buryo bwari bwo bwose, ibintu bikagenda neza. Nagira ngo babwire ko iyo wakoreye Imana wagira gukorera Imana, aho ijambo ryayo tubwira ko Imana idushaka akantu gato gusa. Buri Imana ntabwo idushaka ibintu byinshi. Iyo ukoze ikintu gituma Imana ikwemera, cyane cyane bene data warahisemo kwemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umucunguzi wawe, ukemera ko yagupfiriye ku musaraba Golgotha, ukemera ko yakuzukiye, ari gutegereje na bwa buzima butazashira, Imana iguhagararaho. Umuhungu wacu Didier Nijimbere
yari yarabatijwe tariki 16 z'ukwezi kwa munani 2016 ubwo yabatijwe mu mazi menshi yemera Yesu Kristo umwami n'umucunguzi we. Icyo kintu kirgoye cyonyine gituma Imana igiye guhagarara mu bintu byinshi ducamo, kandi n'umwana yitwaye neza mu ngeso mbi tekereza ibi byo kubaba imizoga ibiki ibindi ibintu umwana wacu yari yaririnze, inshuti yacu yari yaririnze, kuko yibaye abaye mwiza abo mwana akaba inshuti magara, nkuko Imana yagitubwira ko iyo tuyeme tukayizera ngo birenga kuba Imana. Amina, haleluya. Ngikazi katubera inshuti kabana natwe tukajya twishimira ibihe byose ngo dutemberana agatoki ku kandi. Imana yacu yaba icyubahiro. Gusa dufite icyizere ko twarahawe amagambo menshi, twahawe ibimenyetso mu burwayi bwe, icyo gihe aramaze icyumwe yamaze arwaye. Afite amagambo akomeye shaka twarebana dusangira kugira ngo natwe twese tujya duhura n'ibibazo, kuko gupfusha wawe biragoye n'agahinda gasaze, ariko nta kundi tugomba kumenya ko nkabemera ko kuva umwana umuntu amaze gucumura urupfu rwarabayeho, ntabwo dushaka kubihindura, nubwo dutandukanye n'abacu dukunze twashaka kuba twabana hamwe, ariko nta kundi. Niyo mpamvu Yesu yaje kugira ngo azaduhuze na Data wa twese kuri wa munsi kubizeye ko umuzuko wabera uhari. Amina, haleluya. Niyo mpamvu Yesu amaze gusubira mu bwami bw'ijuru yabwiye abigishwa ati ngiye kubategurira aho muzabana, natwe igihe kizagera kandi tugomba guca mu rupfu bwa tuzambare wa mubiri udapfa. Amina, haleluya. Imana yacu icyubahiro. Kubw'ibyo n'amagambo abiri gusa shaka tuganira make y'ibyiringiro y'imibereho tuba muri ino si. Amen, haleluya. N'amagambo abiri gusa shaka dusharinga. Twari tumaze n'igihe tutaganira, twari kuganira mu mezi ashize kubera ibintu byinshi umuntu aba arimo, ariko ntabwo ari bibi. Turi mu murimo w'Imana hirya no hino, cyangwa se mu itorero ugasanga twabaye bize tukabura uko dufata umwanya uganira kino kintu, tuganira ku ijambo ry'Imana mu kiganiro cyacu Yesu Kristo bihe byose, ariko tukamenya ko ibintu bitubaho byose uko bingana kose Yesu Kristo akomeza kuba ari wawe. Imana yacu ntabwo ihinduka, ikomeza kwitwa Imana, kandi binarenzeho igakomeza kwitwa Imana yera. Nubwo tuba dufite agahinda ko kubura abacu, cyangwa se dufite agahinda k'ibindi bibazo bitandukanye, kuko hariho n'ibindi bibazo usanga biduhangayikisha kuri ino si, nabyo gatuma bishaka kutwegeza kure n'Imana, kandi bidakwiriye. Ariko dufite ihumure ry'uko Imana yacu iri kumwe natwe kandi izakomeza kutugirira neza. Amen. Imana ishimwe cyane. Amagambo make shaka dusangira yanditse muri Yobu tugiye gusoma muri Yobu ibice 15 n'umurongo waho wa 11 na 10 ndakwiza kuri 12 20, kuko ni mirongo dufite yihumure. Iyo mirongo uwo murongo tuni masengesho Didi yarwaye twanawuhawe Didi atarava mu mubiri, umve ko Imana ari muriho, ariko Imana iraduhumuriza muri byose, mu biba byose duhabwa ihumure. Amen, haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu muri Yobu 15:11-12 haravuga ngo, mbese ibihumuriza by'Imana bikubereye bike, ntibiguhaza? N'amagambo y'ubugwaneza wabwiwe nayo ntiyakunyuze? Niki gituma umutima wawe uguhabya, amaso yawe agahumbaguza? Amena. Iryo ni ijambo twahawe tariki mu rukera rwa tariki 20, ariko bari bamaze kudekarara ko umuhungu wacu
Didier Nijimbere ko ashaka kwatabarutse, ariko nyuma Imana iza kumwongeza akuka kongera guhumeka umwuka bazima. Tujya mu masengesho kwanya duhabwa n'amagambo ngo mbese ibihumuriza by'Imana bikubereye bike ntibiguhaza. Bene data, iri jambo ryatubwiraga ko ibihumuriza by'ibitoho byose ijambo ry'Imana tubifite. Amen, haleluya. Ko nubwo Didier yataha, amen, dufite ibihumuriza yuko tuzongera kumubona nk'abizera ijambo ry'Imana, abizera Kristo Mwami n'Umucunguzi. Amen, haleluya. Ntibiguhaza, ntabwo biduhagije kweli, ko dufite ibihumuriza byinshi by'abacu basoko n'abasokuza batubanjirije bari mu Mana, ariko bapfa bizeye Imana. Niyo mpamvu ibihumuriza dufite nuko, reka dutangire nko kuri Lazaro. Murabizi ko yapfuye, bashiki bakarira, bari bazika inshuti ya Yesu, baba ngo Yesu yaza kuba hari ntago aba yapfuye. Banabimugeje ayo makuru ahantu arimo yigisha iby'ubwami bw'Imana, aza kuza Lazaro amaze iminsi 4 mumva. Icyo kintu nicyo kintu kirakomeye kinaduhumuriza mu mbero ya kimuntu, mu mbero ya kimuntu twe tubayemo. Amina. Duhabwa icyo byiringiro, urabyumva ko ibihumuriza by'Imana byabitubereye bike bitaduhagije. Ariko murazi ko amaze kuza Lazaro, Yesu yavuze ijambo rimwe rikomeye cyane ngo umwiringiwe, ngo uwamwiringiye mu buzima bwe bwose ntabwo yigera apfa, ngo ahubwo abasinzi. Amen, Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu byageze aho ahita abwira Lazaro we ngo byuka. Nta nubwo yanavuze ngo zuka, oya, yavuze ati Lazaro byuka usohoke. Lazaro arabyuka arasohoka, bashiki bonge baramubona n'inshuti n'abavandimwe. Ryari isomo rikomeye ryerekana ko uwasinziriye wese yizeye Umwami Yesu Umucunguzi we. Amen, haleluya. Ko igihe kizaga abasinziriye gusa, igihe nikigera ko azakanguka agahita yongera akaza akabonana nabi ubuziraherezo. Imana yahabwa icyubahiro. Noneho ngo n'amagambo y'ubugwaneza wabwiwe nayo ntiyakunyuze, ngo niba rezo ibyo bibwirizwa, haleluya, ibyo bihumuriza niba bitubereye bike tutabifite, basi noneho n'amagambo y'ubugwaneza bw'Imana yacu twabwiwe, haleluya, n'amagambo y'ubugwaneza ntiyatunyuze, twumva Imana yacu ukuntu ikora neza, ukuntu Imana yacu igira neza. Amen. Ibyo byari ibintu bihari, kuko aya magambo Imana yatanze mbere yuko Didier Nijimbere atabaruka, kubera Imana yari imibona ibintu birimo bibera ahantu Didier yari aryamitswe mu bitaro. Bene data, byari ibintu bikomeye, hari imyuka irimo irarwana ihigisha ubuzima bwe, abaye duhigisha ko yaharokoka, ariko hari imyuka myinshi. Ariko Imana itegura ubugingo bwe, haba ibintu byinshi Imana yari imuhagazeho. Amen. None iravuga ngo amagambo yayo aduhumuriza. Twarayibagiwe, amagambo bahari menshi, twizeye ko Imana yacu igomba gukora ibintu uko bigomba kuba. Ngo niki gituma umutima wawe uhabya? Kuko ibintu bibaye ku mwana w'umuntu, imitima yacu ijya kure, ariko Imana ivuga ngo kuko imitima yacu iri ihabye, ngo amaso yawe agahumbaguza nkaho benza dufite ibyiringiro. Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amagambo yaduhumurije, tuvuga two biri kose, Didier nataye Imana imuriho kandi muhagazeho, yatanze ibimenyetso byinshi bikomeye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Idurindi ijambo ryanditse muri Yobu inyuma 19 ku murongo wa 25, igice 19:25. Ariko Imana ivuga ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko Umucunguzi wanjye ariho. Twiringire ko Umucunguzi wacu ariho. Niba ariho natwe tuzabaho. Nyuma y'ubu buzima turimo nk'abantu, tukajya mu wundi buzima tutaboneka, twiringiye nubwo tuzatwara sinziriye, twiringiye ko Umukiza wacu, haleluya, amen, twiringiye ko Umucunguzi wacu ariho kandi kamaherezo azahagarara mu isi.
amen, haleluya. Azongera ahagarare mu isi, turabyiringira. Ayo n'amagambo twahawe ku wa mbere tariki 20 Didier atarava mu mubiri. Ibyiringiro, umukiza wacu azaza, ngo umucunguzi wacu ariho. Bene data twiringe mu byo duhura nabyo, ibyo gupfusha abacu twari dukunze kandi twumva twashaka kubana nabo, abana bacu, ababyeyi bacu se, abavandimwe, inshuti, rwose kandi tubanye neza n'Imana ibibona ko tukundanye, kandi binabereye ko turi kumwe, ariko Imana ikagenda ivana mu umwe akagenda, undi akagenda, undi akagenda, abantu bose bakarangira. Imana ibona ko ari byiza, ariko ijambo rikomeje tuvuga ngo ariko ngo tuzi ko umucunguzi wacu ariho. Ibihe byose tuzabamo tujye tuba ku mucunguzi wacu ariho, abatureberera, abari hafi, kandi ibintu byose bikazagenda neza. Noneho arakomeza kandi ngo amaherezo azahagarara mu isi, igihe kizagera, cya gitondo dutegereje, ngo hari igitondo dutegereje cy'umuzuko w'abera, tukazongera kubona abacu, abana bacu, ababyeyi bacu, inshuti, abavandimwe, tuzongera kubonana. Amen, duhumurizwe icyo gihe. Noneho Imana ikakora ibishimishije, twizeye ko ari urukundo kandi ari ibambe, ari we nyiribambe ukomeye cyane utugenzereza byose. Haleluya. Noneho Imana iza kuduha irindi jambo rikomeye muri icyo cyumweru nyine. Didier ari kugera ku minsi ye, donc ku gihe cye cya nyuma, reka tuvuge igihe cye cya nyuma, hari ku munsi wa 4, ubwo hari tariki 23 mu rukerera. Imana irindi jambo, Imana itubwira ati Didier ahantu haryamye. Haleluya. Ijambo ngo turyandike ku rupapuro. Bene data, mvuga ko Imana ari kumwe na Didier, umwana wacu, inshuti yacu, inshuti yanyu, umwana wanyu, kuko n'umwana twadusangiye twembi, ababyeyi muri community, abavandimwe n'inshuti. Imana ngo imaga icyo gitondo cyo kuwa kane tariki 23 itanga ijambo ry'ihumure rikomeye. Amen, haleluya. Imana itanga ijambo rikomeye ryanditse muri Yesaya ibice 41 umurongo waho wa 10. Amen, haleluya. Uwo murongo twawuhawe mu rukerera rw'umunsi wa 4. Imana itubwira ko iryo jambo turyandika ku rupapuro. Amen, haleluya. Turyandika ku rupapuro, noneho tugakora iki? Didier haryamye ngo tukarushaho gatuza ke, ku buryo umuntu wese uri buze gutangira gukora akazi ka mu gitondo asanga urwo rupapuro ruriho. Bene data, hari ibintu bikomeye, ntabwo nakwirirwa mbivugira aha ngaha. Byari ibintu bikomeye. Nababwiye ko twarimo turwana n'imyuka myinshi ikomeye cyane, imyuka myinshi ikomeye cyane, ariko Imana yari ihari. Imana yari ihari, kuko hari n'indi jambo Imana yamaze gutanga mbere ivuga ko Didier urwo yashaka kujyanwamo, Imana yamaze gutegura itabaza rimumurikiye aho hantu. Imana yamaze kuritegura, kuko yaduhaye n'amagambo umunsi wa mbere tugomba kubwira abaganga barimo bamuhudumiya cyangwa barimo bamufasha, bumve ko Didier nubwo atarimo avuga ako kanya, bumve ko ari barimo babwira ayo magambo. Amen, haleluya. Tunabwirwa n'ijambo tugomba kubwira abadogiteri cyangwa se abaganga bari bamuriho, ko ibintu barimo, imyuka miri kubagendamo ibavugira mu ruhande, bakagombye kuyirengagiza, bagafasha umwana wacu, bagafasha inshuti yacu ko barokora ubuzima. Kandi Imana yamaze gutanga ikimenyetso ko nibagendera mu kuri bakareka iyo myuka mbi ntibayobore, Imana iri bubayobore uko bagomba kuvura umwana wacu akamera neza, uko bagomba kuvura inshuti yacu akamera neza. Ariko kubera hari kurwana imyuka mibi iteye ubwoba, ntabwo byashobotse. Imana yageze arategura ati umwana wanjye reka mucyure, kuko abisi bageze kure. Bene data, byari ibintu bikomeye, ntabwo nakwiye mbivugira aha ngaha. Byari ibintu bikomeye, byari biteye agahinda kuri bamwe, noneho no ku bandi maybe bibashimishije. Amen. Ariko Imana iri jambo yariduha ngo uwo munsi wa 4 mu gitondo umufasha wese
uza kumugiraho asange iri mu gatuza ke. Amen. Reka turisome twumve hano Yesaya 41 umurongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Imana yavuga iti icyo gitondo ko ibintu byarimo biraba byamaze gukorwa birimo bipangwa, ariko Imana ivuga kuri Didier ngo ntutinye, ngo kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Amen. Nzajya ngukomeza, ni kuko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye. Amen. Haleluya. Iryo jambo Imana yari duha ngo turyandike ku rupapuro, icyo urwo rukerera ko kuwa 4 tariki 23 ngo turushire urwo rwandiko turushire mu gatuza ka Didier, noneho buri wese uri buze kumugeraho abisome, aze kureba atekereza no kubyo barimo bakora n'ibyo barimo bapanga, ariko asome iryo jambo. Imana ishimwe cyane ngo ntutinye. Imana iramuhumuriza, Imana ihumuriza ngo ntutinye mwana wanjye, kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Haleluya. Imana yari ihari. Icyo cyumweru rwose twamaze turwaje Didier, Imana yari ihari kuva ku munsi wa mbere, iri kure ibintu biko birakoreka kubw'umwana w'umuntu, ariko Imana yavuga ati ntutinye, ndi kumwe nawe. Umenye ko nibyo jambo ryanyuma twabwiye kuri Didier. Imana ikumutegeka ati ntutinye, ndi kumwe nawe, kuko yari yamaze guteguza itabaza ryamaze gutegurwa rimumurikiye ahantu yarimo yerekezwa. Imana ihabwa icyubahiro. Nukuri Imana yacu ishimwe kandi ishirwe hejuru ibihe byose. Umva mwana wacu twamubaye cyo cyumweru abaratabarutse. Niyo mpamvu nagira ngo mfata kanya bene data nubwo tubura bacu, aba bana bacu cyangwa se ababyeyi cyangwa se inshuti n'abavandimwe, biratubabaza ku mutima, ariko ijambo yatubwiye ngo duhumure. Dufite ijambo ibihumuriza ntabwo bihari. Amagambo twabwiwe yo kutwubaka ntabwo tuyazi, turayibagiwe. Byose birahari kuko dufite ingero nyinshi mu ijambo ry'Imana, dufite ingero nyinshi batubajije mu by'agakiza kandi bahuye nabyo. Kandi ijambo ry'Imana yakomeza akatubwira ngo yewe ngo nubwo twadukiranuka kajana gute, Imana ijambo ryaduha ngo nubwo twaba nta byaha dukora, ngo no gupfa tuzapfa, kandi n'ibibazo bigera ku bandi natwe bizatugeraho kuko turabana. Kuko ari mu mama twari kumwe kwa muganga icyo gihe yafata ariko Mana kuzi ko se wa Didier yafasha abantu akora uko ashoboye, asenga, avuga ijambo ryabo mu buryo kubera iki wareka umwana akagenda mu buryo. Ndamubwira ati bene n'abandi nabwo atoya, Imana ntabwo ari ukwikora, yigeze ko umuntu ataha ntabwo ireba ngo ijambo ry'Imana ngo wavuga ijambo ry'Imana neza tureke nubwo ari kuba ari ubwe, ntabwo byatuma dataha Imana ishatse gushaka. Kuko Imana ikora nk'Imana, ntabwo ikora ku migambi ko twifuza twe nk'abana b'abantu. Kuko yaba urukundo dufitiye abacu, ko tuba dushaka kubana n'abacu bihagije ko umuntu yaguma ku isi, abantu bose baba bariho baguma. Amen. Haleluya. Ariko icyo tuzi cyo nuko dufite amagambo twabwiye ijambo ry'Imana, nayo twumvishe muri kano kanya uko ibintu byagenze, ko dufite ibyiringiro, duhagarare dushikamye, ibyiringiro ko tuzongera kubona abacu igihe nikigera. Naye mwene data, inshuti yanjye, umubyeyi, umuvandimwe, wabuze uwawe, wiringira Imana irahari. Dufite amagambo atwiringiza ibyo byose kandi aduha icyizere, kandi Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe, ni Imana yacu, ni Imana yacu bwite, kandi byikora ibifite kuri gahunda. Hari n'igihe ivanaho ibi ngibi ikareka nk'umuntu agatambuka kugira igire ibindi irokora. Hari igihe tugira agahinda kuwacu agiye, ariko ari n'isomo Imana ishatse gutanga ku bari inyuma, ibintu biba bihari. Kandi Imana bati aho gira nkurinde hakiri kare, watakiri kare uwanye mukuru hakiri kare. Amen. Haleluya. Byose tujye tubimenya, nubwo tugiraga tukababara, ariko hari impamvu twe tuba tutazi, izwi n'Imana yaturemye twembi, impamvu icyo kintu igikoze kigakoreka iyo saha. Kandi ijambo ryacu atubwira ngo ntitugaheranwe n'agahinda bene data. Tubura abana bacu abo bose, agahinda katwica, k'ijambo ry'Imana atubwira ngo ntitugaheranwe n'agahinda, kuko tugize agahinda kenshi ibihe byose ko twafata tugatuka n'Imana kandi bidakwiriye. Kuko ibyo byose nubwo bitubaho, ijambo riratubwira ngo Imana yacu ikomeza kwitwa Imana, ikomeza kwitwa Imana, kandi noneho birenze igakomeza kwitwa Imana bene data, Imana yera.
Imana yera, bivuze ko Imana itagira ubusembwa nagake. Imana ibamugisha kandi komeze bagire neza muri byose. Twizera Imana yacu kari y'amahoro, ari y'amaboko. Abasigaye dukora ibyiza kugira tuzabona bacu kuri wa munsi w'umuzuko wabera. Tugeje gitondo mwe tuzata tugenda kuririmba za ndirimbo za Mose zibihe byose bitazashira. Umwami Yesu bagire neza kandi abamugisha mu banyu no mu byanyu. Tugirwe neza n'imbabazi ze, aribyo biduhora ibihe byose. Biduhere buri segonda ko turabana abantu twambaye inyama n'amaraso, ajya twezesha amaraso ye buri segonda. Uko buri segonda baturiho twezwa n'amaraso ya Kristo. Shalom, shalom.